Zaburi ya 21. Zaburi iyi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi ni iya Dawidi. Uwiteka, umwami azishimira imbaraga zawe. Erega agakiza kawe azakanezerwa cyane. Wamuhaye icyo umutima we ushaka, ntiwamwimye icyo iminwa ye yasabye. Kuko umusanganije imigisha y'ibyiza, wamwambitse ikamba ry'izahabu nziza. Yagusabye ubugingo urabumuha, umuhakuramo iteka ryose. Igitinyiro cye ni cyinshi ku bw'agakiza kawe, icyubahiro no gukomera ubimushyizeho. Umugize icyitegererezo cy'ihirwe iteka ryose, umwishimishije ibyishimo mu maso yawe. Kuko umwami yiringira Uwiteka, kubw'imbabazi z'Usumba byose ntazanyeganyezwa. Ukuboko kwawe kuzashyikira ababisha bawe bose, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzashyikira abakwanga bose. Uzabahindura nk'ikome ryaka mu gihe cy'umujinya wawe. Uwiteka azabaramirisha umujinya we, umuriro uzarabya. Nawe azatsemba imbuto zabo mu isi, urubyaro rwabo uzarutsemba mu bana b'abantu. Kuko bagambiriye kukugirira nabi, bagiye inama batabasha gusohoza. Uzatuma baguha ibitugu, uzatamika imyambi mu rurye rw'umuheto wawe mu maso yabo. Uwiteka, wishyirishe hejuru imbaraga zawe, uko niko tuzaririmba dushima ubutware bwawe. Haleluya.